hari ukuba umuntu afite ubwoba bwo kuba yafungukira umuntu ngo baganire, yitwa honest conversation, we waganira n'umuntu mu by'ukuri ufungukiye umutima ariko nanone utavuze buri kimwe cyose, ariko mu by'ukuri ukaba hari uburyo uganira n'umuntu, hari ukuntu uganira n'umuntu kumva koko muhuje ibiganiro cyangwa se imitima yanyu irahuye, byaba ari mu kuganira bisanzwe cyangwa se ari no mu bucuti budasanzwe. Icyo gihe umuntu aba afite impungenge zo gusohora amarangamutima ye cyangwa se ikimuri ku mutima. Ikindi kibigaragaza cyangwa se indi myitwarire igaragaza ko umuntu adakuze mu buryo bw'amarangamutima ni ibyitwa silent treatment, kwa kundi umuntu mwagiranye amakimbirane cyangwa se ibyo bita kubika inzika mu Kinyarwanda. Umuntu ugasanga mwagiranye ikibazo ariko ari wa muntu witeguye kuba mwakiganiraho, ahubwo aracecetse arakwihoreye. Ibyo ni ibimenyetso by'uko uwo muntu afite cyangwa se ashobora kuba yarahuye n'ibibazo bitamworoheye byatumye amarangamutima ye atabasha kwiga kuyagenzura igihe yari akiri umwana. Ikindi kimenyetso kuba umuntu akenera abandi bantu ku ruhande kugira ngo mudu ye yumve yamera neza cyangwa se kuba yagenzura yakumva ameze neza muri we, akumva ari wenyine ntabwo bihagije, ahubwo agakenera presence cyangwa se kugaragara ko abandi bantu mu buzima bwe kugira ngo yumve atekanye, cyangwa se bijyanye n'ibyiyumviro by'amarangamutima ye bibe byajya ku murongo. Utaha rero tuzarebera hamwe ese iyo umuntu atari wa muntu ukuze mu buryo bw'amarangamutima, iyo atari wa muntu ubasha kuba yakemura ibibazo by'amakimbirane cyangwa se ngo agirane imikoranire ya hafi cyangwa se communication ya hafi n'abo bari kumwe, se ni ibiki byangirika mu mikorere ya buri munsi cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi mu bijyanye n'uburyo akora cyangwa se akorana n'abandi bikaba byatanga umusaruro. Ese ni izihe mbogamizi umuntu utabasha kugenzura amarangamutima ahura nazo cyangwa se byangiza iki mu mikorere n'imibanire ye n'abandi mu buzima busanzwe? Turabashimiye abadahwema guhora kuri yica no kugira ngo bagire ubumenyi bunguka ku bijyanye uburyo amarangamutima umuntu afite mu gihe ari mukuru bifitanye isano n'ahahise he yaciyemo mu bwana. Turabashimiye abatarakora subscribe kuri iyi YouTube channel Easy Life Talk, turabashishikariza kuyikora ndetse mugakora no kuri notification ring kugira ngo ibiganiro byacu nibijya biza mujye muhita mubibona. Mukore like ndetse munasharinge bino biganiro ku nshuti n'abavandimwe, ese muduhe comment z'uko mwumva ibintu twajya tugira ko tubihindura cyangwa se mutubaze ibibazo runaka tubafashe kuba mwasobanukirwa uburyo ki cyangwa se n'uburyo mwabyitwaramo mushingiye ku hahise hanyu mwaciyemo. Turabashimiye, ibintu byacu nakagaruka. Ciao ciao.